kuko hari icyo uyu muntu yari afite agiye kongererwa noneho arushirizweho ariko ashingiye ku cyo afite. Noneho ngo uyu nguyu udafite azakora n'icyo yari afite. Ni ukubera iki Yesu avuze ko adafite azakora n'icyo yari afite? Kuki azakora icyo yari afite kandi adafite? Yiswe udafite kuko icyo yahawe ntabwo yakibyaje umusaruro, nta nubwo yagikoresheje. Yaragifashe aragihisha, ntiyatuma abantu bakibona, ntiyatuma abantu bamenya umusaruro wa. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Ikaze mwese abakurikiye Sam TV Rwanda aho muherereye hose, mbabwira ngo gana kuri Sam TV Rwanda, ukore subscribe, ukande like, ukore share, ukande kunzogera cyangwa se ukore sabone, ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Nk'ibisanzwe ni Abayisenga Samuel. Reka rero mbanze mbasuhuze wowe uherereye mu ntara y'Iburasirazuba ariyo merereyemo isaha, wowe uherereye mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo, Uburengerazuba, umujyi wa Kigali n'intara ya gatanu diaspora, ndetse no mu Burundi, Kenya, Tanzania, Congo, Malawi, Mozambique, Zanzibar, Denmark, Dubai, Ubufaransa, Canada. Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana bibane namwe. Nk'ibisanzwe ni Abayisenga Samuel, ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana, ndi umubwiriza, ndi umuhanuzi. Icyo Imana impaye kuvuga nicyo mvugaho. Banje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushuhuje wowe uherereye mu ntara y'Iburasirazuba, intara y'Amajyaruguru, Uburengerazuba, Amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Nawe uherereye mu ntara ya gatanu diaspora, uherereye mu gihugu cy'i Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Congo, Zambia, Malawi, uherereye Denmark, uherereye Dubai, uherereye Canada, uherereye mu bihugu bitandukanye, mu Bufaransa, uherereye muri California, Norvège no mu bindi bihugu bitandukanye nabashije kuvuga ku migabane itandukanye. Nawe uherereye Suède, mwese ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Imana y'amahoro ibishimire kandi haze kwifuza kwanyu. Reka dusenge kugira ngo dutangire twumve icyo Imana yashyize ku mutima. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ububasha n'ubushobozi, Imana ifite kwera no gukiranuka, Imana ifite ubudahangarwa. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye. Ngiye gusangira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndasenze ngo utuyobore, ndasenze ngo twiteho, ndasenze ngo tugirire neza, ndasenze ngo umuntu wese uzumvira ijambo rizahindura ubuzima bwe kandi uzigaragaze ku buzima bwe. Ni mu izina rya Kristo, amen. Bene data bavandimwe, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere na mbere yuko tubiganiraho, nakubwira ngo gana kuri Sam TV Rwanda, ukore subscribe niba utarayikora, ukande like, commentaire, share, ndetse ukande no kunzogera. Nawe uhereye mu gihugu cy'u Burundi, kora sabone kugira tubashe gukurikirana kumve icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Tugiye kwiganira ku ijambo rimwe dusanga muri Bibiliya. Ni ijambo ndaza gusoma muri Matayo 13 umurongo waho wa 10 n'ubundi turebe, dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Turahera ku murongo wa 9 avuga ngo ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Arababwira ngo mwebweho mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Umurongo nshaka gutindaho ni uyu murongo wa 12 avuga ngo kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho,
ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Niryo jambo nshaka ko tuganiraho. Arababwiye ku murongo wa 12 igice cya 13 12 arababwira ngo kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Yesu ashimwe bene data bavandimwe inshuti z'umusaraba, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Nk'uko mubizi ni Samuel Abayisenga, mbahaye ikaze mwese abakurikiye Sam TV Rwanda aho muherereye hose, mbabwira ngo gana kuri Sam TV Rwanda, ukore subscribe, ukande like, ukore share, ukande kunzogera cyangwa se ukore sabone, ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Nk'ibisanzwe ni Abayisenga Samuel. Reka rero mbanze mbasuhuze wowe uherereye mu ntara y'Iburasirazuba ariyo merereyemo isaha, wowe uherereye mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo, Uburengerazuba, umujyi wa Kigali n'intara ya 5 diaspora, ndetse no mu Burundi, Kenya, Tanzania, Congo, Malawi, Mozambique, Zanzibar, Denmark, Dubai, Ubufaransa, Canada. Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana bibane namwe. Nk'ibisanzwe ni Abayisenga Samuel, ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana, ndi umubwiriza, ndi umuhanuzi. Icyo Imana impaye kuvuga nicyo mvugaho. Banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushuhuje wowe uherereye mu ntara y'Iburasirazuba, intara y'Amajyaruguru, Uburengerazuba, Amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Nawe uherereye mu ntara ya 5 diaspora, uherereye mu gihugu cy'i Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Congo, Zambia, Malawi, uherereye Denmark, uherereye Dubai, uherereye Canada, uherereye mu bihugu bitandukanye, mu Bufaransa, uherereye muri California, Norvège no mu bindi bihugu bitandukanye nabashije kuvuga ku migabane itandukanye. Nawe uherereye Suède, mwese ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Imana y'amahoro ibishimire kandi haze kwifuza kwanyu. Reka dusenge kugira ngo dutangire twumve icyo Imana yashyize ku mutima. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ububasha n'ubushobozi, Imana ifite kwera no gukiranuka, Imana ifite ubudahangarwa. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye. Ngiye gusangira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndasenze ngo tuyobore, ndasenze ngo twiteho, ndasenze ngo tugirire neza, ndasenze ngo umuntu wese uzumvira ijambo rizahindura ubuzima bwe kandi uzigaragaze ku buzima bwe, ni mu izina rya Kristo, amen. Bene data bavandimwe, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere na mbere yuko tubiganiraho, nakubwira ngo gana kuri Sam TV Rwanda, ukore subscribe niba utarayikora, ukande like, commentaire, share, ndetse ukande no kunzogera. Nawe uhereye mu gihugu cy'u Burundi, kora sabone kugira tubashe gukurikirana kumve icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Tugiye kwiganira ku ijambo rimwe dusanga muri Bibiliya. Ni ijambo ndaza gusoma muri Matayo 13 umurongo waho wa 10 n'ubundi turebe, dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Turahera ku murongo wa 9 avuga ngo ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Arababwira ngo mwebweho mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Umurongo nshaka gutindaho ni uyu murongo wa 12 avuga ngo kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Niryo jambo nshaka ko tuganiraho. Arababwiye ku murongo wa 12 igice cya 13 12 arababwira ngo kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko
udafite wese azakwa n'icyo yari afite, azongererwa udafite akakwa n'utwo yari afite. Reka ijambo ry'Imana icyo ritubwira ngo kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho. Ufite wese azahabwa kandi arushirizweho. Ngo umuntu wese ufite azahabwa kandi arushirizweho. Noneho rikatubwira ngo ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. N'iryo jambo nashatse ko tuganiraho. Ngo kuko ufite wese azahabwa ndetse arushirizweho. Ngo ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Abigishwa babaza Yesu ngo kubera iki abandi ubigishiriza mu migani ariko twebwe n'utwigishije mu migani ni ukubera iki? Arangije avuga undi mugani munsi abasobanurira, ariko abasobanura nabwo aciye undi mugani ukomeye cyane. Arababwira ngo kuko ufite wese azahabwa kandi azarushirizwaho. Ufite azahabwa kandi azarushirizwaho. Ngo ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Abantu bajya babyibazaho cyane ngo ufite azongererwa, ngo udafite azakwa n'icyo yari afite. Bibiliya itubwira ko ufite azahabwa ngo akarushirizwaho, ngo ariko udafite ngo azakwa n'icyo yari afite. Ijambo nindaho cyane ndi kugira ngo tuganireho mwibazaho cyane, ni ukwibaza kubera iki uyu muntu yiswe ko adafite kandi afite. Azakwa icyo yari afite ate? Kandi Bibiliya itubwiye ko azakwa n'icyo yari afite. Udafite azakwa n'icyo yari afite. Kuki yitwa udafite kandi hari icyo yari afite? Iki ni ikibazo nibaza, nawe ni ikibazo wakibaza ariko kirimo igisubizo. Ahangaha abigishwa babajije Yesu impamvu abandi abigishiriza mu migani. Bo yaganira nabo nababwire mu migani. Arangije abasobanuriye impamvu bo abasha kubabwira atababwiriye mu migani. Ababwira ko ufite azahabwa ngo ndetse akarushirizwaho, kuko hari icyo uyu muntu yari afite agiye kongererwa, noneho arushirizweho ariko ashingiye ku cyo afite. Noneho ngo uyu nguyu udafite azakwa n'icyo yari afite. Ni ukubera iki Yesu avuze ko adafite azakwa n'icyo yari afite? Kuki azakwa icyo yari afite kandi adafite? Iki ni ikibazo nibaza, nawe ni ikibazo wakibaza. Iki ni ikibazo namaze igihe kinini nibaza, ariko kugeza iyi saha igisubizo ndagifite. Igisubizo ndagifite, ariko kera namaze igihe kinini nibazaho narabuze igisubizo cyacyo. Kuki uyu muntu yiswe udafite kandi afite? Ese uyu nguyu ufite kuki ahawe akanarushirizwaho kandi afite? Noneho uyu nguyu we akitwa udafite kandi hari ibyo afite. Mubwire ko akenshi ibigaragara imbere y'Imana ni ibyo Imana ifitemo inyungu. Ibigaragara imbere y'Imana ni icyo ufite ariko ukoresha mu buryo bwo kubaha Imana. Iyo ufite icyo ufite nta nyungu Imana igifitemo, ikubona nk'udafite icyo ufite. Ariko iyo ufite icyo ufite Imana igifitemo inyungu, ni wowe wongererwa kubera ko uzi agaciro k'icyo ufite, kuko wabashije kukibyaza umusaruro, ugikoresha bihuje n'icyo wagiherewe kugikoresha. Imana iramutse iguhaye impano ntuzikoreshe, ntabwo yazongera, ntabwo yakwagura, bitewe n'uko zimwe mu mpano yaguhaye utabasha kuzikoresha nk'uko bikwiye. None niyo mpamvu Bibiliya itubwiye ngo ufite azongererwa, ngo ariko udafite azakwa n'icyo yari agize yari afite. Yiswe udafite kandi hari icyo yari afite. Ikigaragaza ko ntacyo afite ni uko icyo afite ntacyo kimariye rubanda. Icyo afite ntacyo kimariye igihugu. Icyo afite ntacyo kimariye Imana, nta n'icyo kimariye bagenzi be. Icyo cyitwa nk'ikidahari kubera ko kidafitiye akamaro rubanda nyamwinshi, kidafitiye akamaro Imana, kidafitiye akamaro igihugu. Muri make ibyo utunze bitageze uwo bifitiye akamaro nta mumaro bimaze. Niyo mpamvu birivuze ngo udafite azakwa n'icyo yari afite.
ibyo ngibyo wari ufite bidafitiye igihugu akamaro, bidafitiye Imana akamaro, bidafitiye abantu akamaro, ibyo uzabyakwa kubera ko n'ubundi nta mumaro, ntacyo bimaze. Ntabwo Imana izakongerera ku byo ufite udakoresha, ntabwo Imana izakwagurira mu byo ufite utabyaza umusaruro. Bibiliya iratubwira ngo ufite azongererwa, udafite azakora n'icyo yari afite. Mwibuke ko iri jambo ryavuzwe nyuma y'uko Yesu yigishije abantu mu migani, ari guca umugani w'umubibyi. Noneho barangije abigishwa baramubaza ngo kubera iki abantu bigishiriza mu migani? Yari kuvuga ibijyanye n'imbuto zabibwe mu butaka bwiza, izindi zikagwa ku kara, izindi zikagwa ku rutare. Asobanura izo mbuto ko zigiye zimeze, asobanura ubwo butaka ubwo ari bwo, asobanura umubibyi uwo ari we. Ageze ahangaha noneho avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo ufite amatwi niyumve. Iyi migani nciye cyangwa ibi mvuze, umuntu ufite amatwi yo kumva nabashe kumva icyo mvuze, nabashe kumva icyo Imana imushakaho. Abigishwa barangije baramwegera baramubaza bati ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Begera Yesu baramubaza ngo mwigisha, ni iki gituma aba bantu ubigishiriza mu migani? Ese ni iki gituma ubwoko bwawe ububwira mu migani? Ese ni iki gituma abagukurikira ubabwira mu migani? Bamaze kumubaza iki kibazo, abasobanurira ijambo rikomeye, arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru. Ababwira ko bo bahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru kubera ko bamenywe n'Imana. Abamenywe n'Imana nibo bahabwa kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko abatarigeze bamenya Imana ngo bamenywe nayo, aba ntago babasha guhabwa kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru kubera ko atari ab'Imana, kubera ko batarakirwa, bataremerwa kwitwa abana b'Imana. Ijambo riratubwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye muri Yohana, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni abemeye kubyagwa na Yesu Kristo, bakemera gucungurwa n'amaraso ye yamenye ku musaraba i Gologota. Abo nibo Bibiliya ihindukira ikita abana b'Imana. Abo nibo Bibiliya ihindukira ikavuga ikabwira mu mvugo ya Yesu, aho yabwiye abigishwa ko bo bahawe kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Amaze kubabwira aya magambo, intumwa cyangwa se abigishwa bahita basobanukirwa agaciro kabo kuri Yesu, basobanukirwa n'umwanya bahagazemo mu cyimbo cy'uko hari ukundi abatazi Yesu, abatamwemera bahagaze. Aba rero kuko bemera Yesu, bamusobanukiwe, bamwemeye nk'umwami n'umukiza, bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ngabo ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa ubushagabo n'umugore, ngo ahubwo abo babyawe n'Imana. Aba babyawe n'Imana nibo Bibiliya ivuga bahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Abo ni ba bandi babyawe n'Imana. Ariko umuntu ntago yahawe ububasha bwo kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana kubera ko ntago yigeze abyagwa. Arababwira ati mwebweho mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Aba ni ababyawe n'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Twitwa abana b'Imana kubera ko twabyawe n'amaraso ya Yesu, twabyawe n'Imana, kubera ko twacungujwe amaraso y'igiciro. Nicyo gituma twitwa abana b'Imana. Ikibyawe n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. Impamvu twitwa ko turi abana b'Imana ni uko twacungujwe amaraso y'igiciro. Ayo maraso ya Yesu yamenye ku bwacu akaducungura, niyo yaduhinduye kwitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu twahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana, twahawe kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru.
iyi saha niyo mpamvu nanjye mpawe kuza kugusobanurira usobanukirwe n'iri jambo bavuga ngo ufite azongererwa udafite azakwa n'utwo yari afite. Uyu nguyu uzongererwa nuko ibyo yari afite bifite umumaro, abibyaza umusaruro, arabikoresha. Icyo Imana yabimuhereye nicyo abikoreshereza. Ufashe ijerekani ukayishyiramo amazi ukayuzuza, ntago wavomeramo andi mazi utabanje gufata yari arimo ngo uyakoreshe. Niko n'umuntu iby'Imana yamuhaye iyo atabikoresha ntago Imana ibasha kumuha ibindi, ntago Imana ibasha kongera, kubera ko n'ubundi ibyo ufite ntacyo ubikoresha, ahubwo igihari iyo ubitse amazi ntakoreshwe ngo hajyemo andi aragaga. Iyo ubitse ibintu muri sitoke ntibikoreshwe ngo ushyiremo ibindi birabora. Yesu arongera aca umugani avuga ku bajyanye n'abo yahaye 5. Umwe ngo yahawe 5 imwe, undi ahabwa 2, undi 5 nk'uko mubizi. Bamaze kuzihabwa, uwahawe imwe yanze kuyikoresha, avuga ijambo rikomeye cyane. Ubwo baje kumwishyuza cyangwa se kumubaza icyo yayikoresheje, avuga ijambo narasubiramo. Amaze kurivuga yaje gusubizwa kubw'icyo yari avuze. Uwahawe 2 nawe avuga uburyo azikoresheje n'uburyo zabyaye umusaruro. Uwahawe nyinshi nawe avuga uburyo azikoresheje n'uburyo zabyaye umusaruro. Wa wundi wari ufite imwe akozwe n'ikimwaro cyangwa ipfunwe, aravuga ngo yagize ngo bute cyangwa se ngo yatinye gukoresha iyo tarano kugira ngo idahomba, akazayibazwa ayirekere ukwiri. Uwahwanye na wa wundi Bibiliya yavuze ko yitwa udafite uzakwa n'utwo yari afite. Uyu wari ufite mina imwe cyangwa itarani imwe yiswe udafite, kuko icyo yahawe ntabwo yakibyaje umusaruro, nta nubwo yagikoresheje. Yaragifasha aragihisha, ntiyatuma abantu bakibona, ntiyatuma abantu bamenya umusaruro wacyo. Amaze kugihisha, agihisha yiteguye kuzagisubiza uwakimuhaye. Uwameze nka wa wundi Imana iha impano cyangwa ubutunzi, akabufata akabana nabwo, ariko ntabukoreshe icyo yahawe kubukoresha. Imana ikaguha impano ukamenya ko uyifite, ariko ntuyikoreshe icyo Imana yayiguhereye kuyikoresha. Icyo gihe nawe ugereranywa na wa wundi udafite uzakwa n'utwo yari afite. Rero mwene data, ni ukuvuga ngo icyo utunze cyose, icyo ufite cyose kidafitiye Imana inyungu, ku Mana kigaragara nk'ikidahari. Uko uri kose nta nyungu ufitiye Imana ugaragara nk'udahari. Uko ubayeho kose bidafitiye inyungu Imana ugaragara nk'utariho, kuko ikigaragaza ko uriho ni imbuto Imana ikubonaho. Ikigaragaza ko uriho ni umusaruro Imana igutezeho. Icyo nicyo kigaragaza ko uriho, kuko ubereyeho kuzuza inshingano cyangwa gusohoza umugambi w'icyo Imana yagushyiriyeho. Ntabwo kuba turiho kugira ngo twibereho, ahubwo turiho kuberaho Imana, kuberaho icyo Imana ishaka ko tuberaho. Mwibuke Esiteri yitwa Hadasa, bamuhindurira izina bamwita Esiteri, kuko bari mu gihugu cy'ubunyagano, bari mu gihugu kitari icyabo, bari aho badafite uburenganzira bwuzuye nk'Abayuda, bahaba bihishahisha barihinduye abandi, ariko mu mutima bakomeza kuba Abayuda, bakomeza kugendera ku cyo Imana yabavuzeho. Igihe kiza kugera, impano yari ihishe muri Esiteri, itarano yari iri muri Esiteri, igihe kiragera ubwo Abayuda
bagombaga kwicwa, Esiteri akoresha itarano Imana yamuhaye, kuko Imana yari yamushyize ibwami nk'umwambasaderi, kugira ngo mu gihe nk'icyo azagaragaze icyo Imana yahamushyiriye kuhaba. Esiteri arangije akora gushaka kw'Imana. Moridekayi nawe nk'umurinzi w'ibwami yibuka ko ibwami hari Esiteri kandi bafite misiyo imwe yo gucungura ubwoko bw'Imana. Arangije amutumaho intumwa ngo igende ivugane nawe, igende imubwire, ajye kubavuganira ibwami. Amubwira ijambo rikomeye nakunze, aramubwira ngo genda utuvuganire ku mwami. Arangije avuga ngo kandi naho wakicecekera nta kizabuza abayuda gutabagwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Esiteri ngo abyumve, ahita atuma kuri Moridekayi, amutuma amubwira ngo ugende ubwire abayuda ubabwire biyirize ubusa, nanjye n'abaja banjye n'abagaragu natwe tuziyiriza ubusa iminsi 3, ubundi njye kuvugana n'umwami. Esiteri arareba ataho kugira mbeho, nakoze icyo Imana yanshiriyeho ku isi, navuze iby'Imana yanshiriyeho kuvuga, nagenze uko Imana yashatse ko ngenda. Birutwa nuko napfa, icyiza nuko navuga nkapfa nzira ko navuze icyo Imana yanegetse kuvuga. Arangije ya masengesho barayasenga, bamaze kuyasenga bajyayo. Bagezeyo ajya ibwami, mu cyimbo cyo gupfa atungwa inkoni, mu cyimbo cyo gupfa yongererwa ubuzima, kubera ko abyaje umusaruro icyo Imana yamuremeye kuba cyo. Icyo Imana yamuteguriye kuba cyo nicyo abaye cyo. Bene data, udafite azakwa n'utwo yari afite, ariko ufite azongererwa. Twari ku ijambo rivuga ngo kubera iki yitwa udafite kandi azakwa icyo yari afite. Entre parenthèse, icyo yari afite ntacyo kimaze, nta mumaro, kubera ko nta nyungu, nta n'umusaruro kimariye Imana, nta n'umusaruro kimariye igihugu cyangwa abantu. Niyo mpamvu aka kanya Bibiliya itubwiye ngo azakwa n'icyo yari agize ute yari afite. Rero mwene data, cunga izamu ryawe. Ese icyo Imana yaguhaye ugikoresha ute? Ese ubutunzi Imana yaguhaye ubukoresha ute? Ese impano Imana yaguhaye uzikoresha ute? Ese igihugu Imana yaguhaye ukibamo ute? Ese ubumenyi Imana yaguhaye ubukoresha ute? Ese umuhamagaro wawe uwurimo? Ese icyo Imana yaguhamagariye gukora uragikora? Ibaze, wibaze, wisubize. Aka kanya Imana irakubaza, ese aho iguhagaritse, aho igushize, uhari nk'uko ishaka kuhaba? Ese icyo yaguhamagariye gukora uri kugikora, cyangwa uri gukora ibyo Imana idashaka? Rero mwene data, ijambo rirambwira ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa, kandi ukuboko gusaba guhora munsi y'ugutanga. Mwene data, nagusaba ngo iyi saha ukimara kumvira ijambo uhindukire, ureke uko wagendaga, ugende uko Imana ishaka, ukore uko Imana ishaka ukora, ubeho uko Imana ishaka kubaho, kugira ngo uzabashe guhabwa ikamba ritangirika igihe Imana yasezanije abayikunda, kugira ngo ubwo azaza guhemba nawe uzabashe kugira ute guhembwa. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dusenge. Ndagushimiye data, ngushimiye kuri Imana yera kandi uri Imana ikiranuka. Maze kuvuga ijambo ryawe ndasenze ngo urikurikirane, ndasenze ngo gere imbuto mu mitima y'abaryumva, rihindure benshi bahindukire kugushakana umwete, kandi uhereye aka kanya uwabashije kumvira uzabashe kumuha ubwami bwawe, utabashije kumva nawe umusure umuhe kumva. Ndabizi ko ushoboye kandi uhambaye. Urakoze kubwira ijambo, abarwayi bakize, abarushyi baruhure, ababuze urubyaro rubahe. Data batenebutse wongerera imbaraga, bikorere kwibahisha, ni mu izina rya Kristo, amen.